Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndongeye ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Nishimiye ko mukunda kubana natwe. Ndabasuhuje rero ubwoko bw'Imana muboneka hirya no hino ku isi, abaherereye mu Rwanda, Afurika yose, ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwebwe. N'ubundi muri kino kiganiro muri kumwe na Anastase Sibomana, ubwoko bw'Imana mugenzi wanyu. N'ubundi ubwoko bw'Imana nk'uko mubizi kandi mubisobanukiwe, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana, nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Intego yacu nk'ubwoko bw'Imana ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana. Yego, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya nayo niyo yabivuzeho ibishimangira, yego, irimo ibyerekana. Turebe icyo Bibiliya ikomeza n'ubundi ibivugaho hano mu Bakolosayi. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, yaravuze ati: nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza kandi uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera kwa 21, naho haravuga ngo: nimukibikira ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Yego, rero uraza gusanga hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo hari abatamaza. Bibiliya naho yabivuzeho mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16, avuga ati: bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, naho haravuga hati: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Kandi urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5, yaramubwiye ati: aba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Yego, urwandiko kandi Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, yarababwiye ati: hari benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Yego, turebye rero ku ibyo tubonye hejuru, ikijambo ry'Imana rigenda ribivugaho, urasanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubundi turi mu kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Muri iki kiganiro cy'amateka mwiyobokamana, mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka tuba turebaho bakoraga iby'Imana ishaka? Turaza rero turebe aya mateka. Tugiye kureba aya mateka kugira ngo turebe ukuri uko ijambo ry'Imana rubivugaho, kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka, kugira ngo dukore natwe iby'Imana ishaka ko dukora. Yego, muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye nyirizina icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11. Oswald D. Smith wo muri Canada ku wa 22 z'ukwa 11 mu mwaka w'1957 nibwo yatangiye kubwiriza muri stade ya Santiago muri Chile,
abitabiriye bari ibihumbi 5, abasobanukiwe ibyo yigishije barenga 1000. Bateganyaga kandi ko iteraniro rizakurikiraho abantu bazagera bashobora kuzarenga ibihumbi 15. N'ubundi aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa Christian Historic Institute.org. Yego rero n'ubundi nk'uko bisanzwe twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye yuko abatubanjirije bagenderaga mu kuri kw'iby'Imana ishaka. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka kugira ngo tumenye igikwiriye dukwiriye gukora mu minsi nk'iyi ngiyi turimo, mu kinyejana cyacu turimo, mu myaka yacu turimo, dukurikije cyangwa tunagendeye aho twavukiye, abo twakuranye, kuko hariho impamvu zabyo. Ntabwo bikwiriye yuko twagendera ku bantu runaka, ahubwo dukwiye kugendera ku cy'Imana ishaka kandi yatumenyesheje mu byanditswe byera muri Bibiliya. Niho rero tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya kw'ibi ngibi turimo kureba. Niyo mpamvu hari impamvu wavutseho muri iki kinyejana, hari n'impamvu wavukiye aho ngaho wavukiye, hari n'impamvu wabashije kuba ufite ibikoresho bikwereka iki kiganiro, hari n'impamvu wafunguye iki kiganiro kugira ngo ubashe kucyumva, hari n'impamvu iki kiganiro aricyo wasanzemo kugira ngo uze gusobanukirwa ibi ngibi kandi kugira ngo uze kubyumva, hari n'impamvu uri bufate uwo mwanzuro hanyuma nyirizina yo gusoza kino kiganiro. Rero buri gihe cyose tubayemo tugiye kwita ku gihe turimo kandi tugakora tukanakurikiza iby'Imana ishaka, tutarebeye ku muntu runaka cyangwa ku bantu runaka cyangwa ku batubanjirije, ahubwo turebe nimba ari ik'Imana yabivuzeho kugira ngo tugendere mu kuri kw'Imana ishaka cyangwa ku byo yaba ishaka. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga ko aya mateka, tugiye kureba kwigisha kwa Oswald Smith muri stade yo muri Santiago. Yego tugiye kureba ukuri kugendanye n'iki ngiki yakoze muri kino gihe cye. Yego tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho. Tugiye kureba urwandiko rwa kabiri Pawulo yatindikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Haragira hati: ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete wo kwigisha, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha, kugira ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ngiki cy'ijambo ry'Imana ririmo kuvuga mu gihe nk'iki ngiki, cyangwa icyo ririmo kudusaba ko dukurikiza muri iki kinyejana cyacu turimo, muri ubu buzima bwacu turimo, hatabayeho kwita aho twavukiye n'ubuzima turimo, twaba turi mu bugoye nubwo tubona twabaho tworoheye. Birakwiye yuko dukora iki ngiki ijambo ririmo kudusaba, nk'uko ijambo rivuze ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Aha ngaha ijambo rije kubyerekana yuko ngo ubwirize ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Niyo mpamvu dukwiriye kwigisha mu buryo bwose bushoboka. Nk'uyu nguyu Smith ubwo yari arimo yigisha muri iriya stade bwa mbere yo muri Santiago, yarakoze umurimo n'ubundi we yahamagariwe gukora, kandi ari mu nshingano Imana ishaka yuko yakagombye gukora, nk'uko nawe nk'ubwoko bw'Imana muri rusange turimo gusabwa kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana tutanyuze ku ruhande, utitaye uti runaka araza kubyumva gute, bariya baraza kubyumva gute. Reba icyo ijambo ry'Imana rigusaba gukora kugira ngo abe ari cyo ukora, ukurikize gukiranuka kw'Imana, ntuwihangire gukiranuka kwawe ubwawe, ahubwo urebe icyo Imana ishaka nyirizina yuko wakora. Ijambo rero ratubwiye ngo ubwirize ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure ufite kwihangana kose
no kwigisha. Birakwiye ko igihe nk'iki ngiki utihererana ibyo wamenye n'ibyo wasobanukiwe. Hari byinshi cyane tumaze kwiga kuri iyi channel ya Irera TV1 bimenyesha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ritwereka ibyo dukwiye gukora nyirizina byimbitse tutanyuze ku ruhande kw'Imana yatumenyesheje tugomba gukora. Rero ibyo umaze kwiga byose n'ibyo umaze kumenya n'ibyo umaze kugeraho wibyihererana, ahubwo bimenyesha abandi bagenzi bawe kugira ngo dukore ivugabutumwa mu buryo bwagutse. Abo mwegeranye, mwicaranye mu ruhande rwawe, bamenyeshe mu buryo bwose bushoboka, ukoresheje ubwenge bwawe bwose, umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, uburyo bwose ufite ubukoreshe kugira ngo umenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubasha guhagarara muri stade, menyesha ukuri kw'Imana abantu babasha kukumva bose. Ubasha gukoresha imbuga, ubasha gukoresha social media, imbuga nkoranyambaga, koresha umenyekanisha icyo Imana ishaka ku bantu bibamenyesha. Yego, usitati ujya ukoresha WhatsApp, ujya ukoresha Facebook, ujya ukoresha Instagram, ujya ukoresha Twitter, ujya ukoresha Telegram, ujya ukoresha imbuga zigiye zitandukanye zihuriraho abantu benshi cyane. Birakwiye ko hamenyekanishiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko twagiye tubyerekana kuri iyi channel ya Irera TV1, ukuri kwimbitse kw'ijambo ry'Imana tutanyuze ku ruhande, ahubwo duharanira kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ribidusaba mu gihe nk'iki ngiki, mu minsi yacu, mu kinyejana cyacu, mu bushobozi dufite, mu bwenge dufite, mu mbaraga dufite, mu mafaranga dufite. Ukoresha imbaraga zawe umenyekanishe icyo Imana ishaka yuko umenyekanisha. Pawulo ng'iki icyo yakoze, Yesu Kristo dore icyo yakoze, wasanga n'izindi ntumwa icyo zagiye zikora, abatubanjirije tuzi twabanyeho muri buno buzima bagiye bakora. Yes, kora iki ijambo ry'Imana ririmo kugusaba mu gihe nk'iki ngiki utanyuze ku ruhande nk'uko ijambo ry'Imana ririmo kugenda ribyerekana mu byanditswe muri Bibiliya, kandi nk'uko kuri iyi channel ya Irera TV1 twagiye tugumya kubitangaza nk'ubwoko bw'Imana, nk'abana b'Imana, nk'abafitanye isano ryuzuye 100% n'Imana. Yego, nk'abafite gukiranuka kuzuye ku Mana, nk'abafite ubwere bw'Imana bwuzuye. Yego, ijambo rikomeje ribyerekana ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Birakwiye yuko iki gihe nk'iki ngiki ari cyo umenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo iki gihe tuba turimo nk'iki ngiki dufite ubwisanzure buruseho kurusha igihe kizaza, kuko mu gihe kigiye kuza social media zimwe na zimwe barimo kubuza yuko ijambo ry'Imana ryatambukaho mu buryo bwuzuye, bashaka yuko abigisha ibihimbano, abigisha ibigoretse, abigisha ibihwanye n'irari ry'ababikurikira cyangwa ba nyiri social media, ba nyiri izi mbuga dukoresha, mu gihe batazaba bakihanganira yuko ijambo ryuzuye ritambuka nk'uko ririmo gutambuka kuri TV1, nk'uko ririmo gutambutswa n'ubwoko bw'Imana, mu gihe batazaba bakibyihanganira, mu gihe nk'iki bikore kugira ngo icyo gihe uzabe warakoze icyo ugomba gukora. Yego, mu gihe nk'iki bikidushobokera, kuko ijambo rivuga yuko ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo ngo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Ngo iki cyo bazaba bashaka, nubwo ubu ngubu hari aho urasanga n'ubundi bari muri uyu murongo, ariko haracyariho uburyo bwo kuba wamenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, kumenyesha bakeya, benshi, aba hafi, abakure, ubu biracyakunda. Yego, bikore bigishoboka, ufite umwanya ugishoboka kuba wawukoresha. Ntabyo kuvuga ngo uzabikoresha igihe n'iki ngo mu gihe kizaza, oya, igihe ni iki ngiki cyo kubikora. Ijambo ritweretse yuko ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Yego, ngo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Yego, ngo nibiziba amatwi ngo batumva ukuri, bazaba bashaka kugendera ku bigendanye n'ibyo bo bararikiye, bidahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe muri Bibiliya. Yego, ngo bazayoba bakurikiza imigani
y'ibinyoma. Ndabashimiye cyane rero bakunzi b'ikiganiro Tumenye Amateka mu Iyobokamana, n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana mugenzi wanyu Sibomana Anastase muri uyu mwanya w'aya mateka. Ndabashimiye cyane, n'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa bihuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero aya mateka nta hejo tuzasubira. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.